benshi bagiye bacomoka bakava mu byimbo by'Imana, bakava aho Imana yabashyize. Bagomba gutegerereza Imana, bagomba kurindirira Imana, kandi nta handi hera hirabura Imana izagusanga uretse aho yagize ute yagushyize. Nk'uburira guhendahenda kubw'ubuntu bw'Imana, ushobora kumva ntikebagura byinshi cyane, ariko iyi ni imbuzi, iyi ni inkuru ikubwira ko ugomba gusubira mu byimbo cyangwa aho Imana yaguhamagaye. Ko bwatanga uzahantegerereze. Imana ishaka ko usubira mu mwanya Imana yagize ute yagushyizemo. Birashoboka ko Imana yagushyize mu mwanya wo gukiranuka, bwango hari uzandindirira, bari kuzantekerereza, ariko wibereye mu bindi, uri mu matiku cyangwa uri mu mashyari n'ibindi. Aho ngaho rero ntibishoboka ko ushobora kubona Imana. Ntago byakunda, ntago byashoboka. Oya, kereka uri mu mwanya Imana yagize ute yagushyizemo, akaba utegerereza Imana. Ubundi kenshi cyane iyo tuvuga nushakira Imana ahantu hose ukayibura, uzajya kuyishakira mu kuboko kw'iburyo, kuko niho Imana iba, n'Imana ituye. Ubuzima bwayo bwose buba mu kuboko kw'iburyo, kuko mu kuboko kw'iburyo niho gukiranuka kw'Imana, niho Imana ikorera, niho Imana irindira abantu, n'Imana itabarira abantu. Nta muntu uzagukubita mu kuboko kw'iburyo mu gihe wabaye mu kuboko ko gutekerezamo iki Imana, ukaririndira, ukahumvira ijwi ry'Imana, ukategeza icyo Imana yavuganye nawe. Nta kibi na kimwe kizakwegeraho mu gihe uri mu kuboko ko gutegereza mu Imana. Benshi cyane bagiye bacomoka bakava aho Imana yabashyize bakigenda ahandi. Hari abacomotse bajya muri bene wabo, hari abacometse bajya mu bitekerezo bya bene wabo, bajya mu bitekerezo by'abashumba cyangwa n'ahandi. Kumva ibitekerezo by'umushumba cyangwa kumva icyo umushumba kubwira nta cyaha kirimo, nta na gito, ariko byumve ugume mu muhamagaro Imana yagize ute yaguhamagayemo. Si igitangaza ko umuntu yaririmba ariko yaravuye mu mwanya w'Imana. Si igitangaza ko umuntu yasenga ariko atagikominikana n'Imana. Si igitangaza ko umuntu ashobora gukora ibintu bitandukanye ariko yaravuye mu byimbo Imana yagize ute yamushyizemo, cyangwa mu mwanya Imana yagize ute yamutegereje. Mu yandi magambo, turi mu ijambo rivuga ngo mbese utegerereje Imana hehe? Utegereje Imana hehe? Aho ntuyitegereje mu magambo ko itabayo, aho ntuyitegereje mu ntege nkeya ko itabayo, aho ntuyitegereje mu moko ko itabayo. Mwa kino gihe muri iyi minsi uriho urategerereza Imana hehe? Wa mukobwa we, wa mugabo we, wa musore we, utegerereje Imana he? Ukwiye gutegereza Imana, kandi ukayitegereza mu mwanya Imana yagize ute yagushyizemo. Hegeye ivugana nawe ko izagukorera ubukwe, uri mu bihe byiza, uri gusenga, ariko iyo uvuyemo ukajya mu bindi, hari igihe igaruka. Ibi ngibi bimeze neza no kuba nagusiga ahantu nkaho bwatangaha ndagusize nze kuhagusanga, wenda ndaza nkuzaniye amafaranga, ntaza nkuzaniye akazi, ndaza nkuzaniye imodoka, naza nkasanga wagize ute ntago ugihari. Nuvuga ngo rimwe na rimwe iyo bigenze kuriya, bya bindi bihabwa abagize ute abahari. Uko niko Imana yamishure mweno jambo ryayo. Mishaka ko hari abantu benshi yavuganye nabo kizagira neza, kizazamura, kizatabara, kizakora ibintu bitandukanye bikomeye, ariko baza gucomoka bava mu mwanya w'Imana. Abo ngabo Imana yaraje, Yesu yaraje, ageze aho yabasize arababura. Yabasize mu gusenga bakiranuka, ahageze agira ute arababura. Yabasize mu kwera imbuto bakiranuka, ahageze agira ute arababura. Yabashyize mu guca imanza zitabera, ahageze agira ute arababura. Asanga bigende mu magambo, asanga bigende mu mashyari, asanga bigende mu bintu byo kugira abo bemera n'abo batemera. Mu yandi magambo, abantu benshi cyane umwuka arerura agaragaza ko bacomotse bakava aho yari yarabashyize bakigendera mu bindi. Ariko wowe ukiri mu mwanya ukitegereje Imana,
naho wahura n'intambara, naho wahura n'ibibazo, naho wahura n'ibigeragezo, naho wahura n'ibintu by'uburyo butandukanye, ndababwira ngo humura, ntacyo uzaba. Paka uri mu mwanya utegereje mu Imana, aho izahakurindira, aho ngaho izakugwanira intambara zikomeye, aho ngaho izagenda igutaba mu buryo butandukanye, aho ngaho ntabwo uzakogwa n'isoni, kuko uhagaze mu byimbo Imana yagushyizemo, kandi ugomba gutegereza mu iki? Imana. Imana iguha umugisha. Aba bantu bakitegereje Imana, ntago Imana izigera ibatenguha, ntago Imana izigera ibateza abantu, ntago bazigera bakogwa n'isoni, ntago bazigera bamwaragurika, kuko bari mu mwanya wo gutegereza mu iki? Imana. Duhe Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Ugomba kuba mu mwanya utegerereje mu iki? Imana. Ni Imana yagushyize mu mwanya wo gukiranuka, hagarara neza mu gukiranuka. Kandi umuntu wese Imana yashyize muri uyu mwanya ntago ari ubusabe, ahubwo ni itegeko. Agomba gukora umurimo wose akora akiranuka, ukaririmba ukiranuka, ukezwa ukiranuka, ugatura amaturo ukiranuka, ukarepeta ukiranuka, ugakora imirimo yose ukiranuka, apana gukora ibintu kugira ngo abantu bagire ute? Bakurebe. Aho kukaba mu mwanya neza Imana yagize ute? Yagushyizemo. Uyu muntu Imana ntizamwirengagiza, uyu muntu Imana ntizamutakaza, uyu muntu Imana izamurinda, uyu muntu Imana izakomeza kubana nawe, kono haba ibihe bikomeye gute, uyu muntu Imana izakomeza kugira ute? Kugendana nawe. Uyu muntu Imana izakomeza kumufata ukuboko, kuko yategerereje ahantu hanyaho. Kandi tubaye kaze mukunzi wacu bana natwe, uko bwije nuko bukiye hano ku Zuba TV Sam. Tavuze ngo amahoro, umugisha Imana itanga bibane nawe, bibe ku rugo rwawe, bibe ku bana bawe, bibe ku buzima bwawe bwa buri munsi. Uri umukobwa bibane nawe, uri umusore bibane nawe. Urukundo rw'Imana ruhebuje, urukundo rutagira akagero rugendane nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi uhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Ndishimira wowe wamaze gukora subscribe hano ku Zuba TV Sam. Tunashimira wowe wabugezeho kwa mbere. Turakwinginze kubw'imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana kugira ngo ukore subscribe, kugira ngo uko ikigisho cyangwa ijambo ry'Imana rijeho uribone. Hanyuma turi mu ijambo Imana yaduhaye rivuga ngo utegerereje Imana hehe. Abantu bese bajya bakogwa n'isoni, kuko bagiye gutegereza Imana ahataranye hanyaho. Niba Imana yaragushize mu gukiranuka gumaho, nimba yaragushize mu kwezwa gumaho, niba Imana yaragushize mu murimo wayo, kwavuga ngo niho nzagusanga gumaho, niba Imana yakubwira ati nzakurindira i Kigali, niho nzaguhera umugisha, gumaho ngaho. Bivuga ngo reka mbe ngiye Rwamagana ndebe uko bigize ute bimeze. Ahubwo aho Imana yagushize mu cyimbo Imana yagushyizemo, niho ugomba gutegereza Imana mu birindiro byayo, aho wumviraga ijwi ry'Imana, aho wumviraga imbaraga z'Imana, aho wabohokeraga, aho wumvaga nta mutima ufite ukurega muri wowe. Aho ngaho niho ugomba gutegerereza iki? Imana. Haleluya. Niho ugomba gutegereza Imana muri uwo mugambi w'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'Itangiriro, hanyuma turasoma igice cya 8. Turasoma nk'imirongo nk'ibiri yonyine, murongo wa mbere tugeze kuri 2. Bavuze ngo Imana yibuka Nowa n'ifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe naye mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama, amasoko y'ikuzimu araziba, imigomero yo mu ijuru iragomegwa, imvura iva mu ijuru iracika, amazi asubirayo ava ku butaka ubudasiba. Imana y'amahoro ishimwe. Uyu ni umugabo witwa Nowa, Bibiliya igaragaje wategereje Imana, amaze kumva amakuru yuko Imana yari imaze kuvuga ngo iherezo ry'ifite umubiri byose
bije mu maso yanjye, kuko abantu bari bafite ubugome, abantu bari bujuje amashyari n'ibindi bitandukanye, ngo Imana irabirera avuga ngo nzarimbura umuntu, ariko ngo nowagirira umugisha ku Uwiteka. Imana ibwira Nowa kubaza inkwi, ibyo simbitindaho. icyo nakubazaga, Nowa yategerereje mu nkuge, kandi iyi nkuge nta kindi isobanuye kuba mu gakiza neza, kuba imbere y'Imana neza, kuba mu gukiranuka neza. uyu muntu utegerereza Imana muri uku gukiranuka ntacyo azabura. Imana izajya igendana nawe uko bwije n'uko bukeye. Bibiliya igaragaza neza, umve uburyo Imana itabara umuntu wayitegereje neza, akaba mu mwanya wo kurindiriramo aho Imana yamushyize. Ntahave, ntahasohoke. Nimba ari mu gukiranuka ntahave, nimba ari mu kwizera ntahave, akaba ariho arindirira mu gukiranuka, mu kubana n'Imana. aho ugomba kubategereza Imana, ntabwo izaguteza abantu, ntabwo uzakogwa n'isoni. mu gihe uri mu gihimbo ugomba gutegereza mw'iki? Imana izagutabara, kandi Imana izagira ute? Izakugarukaho, izakora iby'imbaraga ku buzima bwawe, kuko uri mu byimbo Imana igize ute? Igushakamo, cyangwa aho Imana igize ute? Igukeneye. Biriya igaragaza umugabo witwa Elisa. Uyu nguyu muramuzi. Igihe kimwe ngo umwami w'Abasiriya yateraga Abisirayeli, akagaba ibitero, akabatera akabamerera nabi. Igihe kimwe rero ngo bagambira kujya gutera Abisirayeli, ariko biravuga ngo Elisa umuntu w'Imana aho yabaga mu masengesho ategereje Imana mu cyimbo, Imana imushaka. umuntu utegereza Imana aba mu buzima butunze amakuru ahoraho, ntago ajya gushakisha amakuru, ahubwo amakuru aramwizanira mu gihe ari mu byimbo Imana igize ute? Imushakamo, cyangwa gutegereza Imana mu mwanya Imana igize ute? Igushakamo. Bibiliya iravuga ngo umugabo witwa Elisa, igihe cyaje kugera, hanyuma ngo umwami w'Isiriya ngo akagaba ibitero bikomeye kugira ngo atere Abisirayeli, atere umwami w'Abisirayeli. ngo ariko Elisa ngo akagenda akamuburira, kuko yabaga ari ku munara w'Imana, kuko yabaga ategereje Imana ahantu Imana ishaka, ahantu umugambi w'Imana, aho Imana imukeneye no yabaga agize ute? Ari. Biravanga igihe kiza kugera, uyu mwami w'Abasiriya akoranya inama avuga ngo mbese ntimwambwira umuntu muri twebwe wifatanya n'umwami w'Abisirayeli? iyo dushatse kubatera aragenda akabibabwira, iyo dushatse kubadwanya aragenda akabibabwira. tubashimira Imana, bibutse yuko nuba mu buzima budafite amakuru y'urugendo ujyamo, bingana no kubaho ariko ugize ute? Utariho. bingana no kuba warapfuye ariko ugira ute? Ugenda. Bibiliya iravuga ngo Elisa uyu nguyu rero igihe kiza kugera, umwami akoranya inama abati mbese ntimwambwira, ntimwansobanurira umuntu wifatanya n'umwami w'Abisirayeli. iyo dutekereje kumuteza impanuka ahita amenya amakuru, iyo dutegereje kumwica ahita amenya amakuru, iyo dutekereje kumurwanya ahita amenya none nimunsobanurire neza, mumbwire umuntu wifatanya n'umwami w'iki? w'Abisirayeli, akamenya ibyo dutekereje, akajya mu nama zacu, akajya mu mugambi wacu, kandi tutamutumiye mu nama, ariko ahantu ari, kuko ari ahantu ho gutegereza Imana, ahantu umuntu amenyera amakuru. mu yandi magambo ibyo dutekereje byose arabimenya. ndashimira Imana. haleluya, haleluya. ndafashijwe kuba mu mwanya ugomba gutegereza mu Imana. ntago uzakogwa n'isoni, ntago uzamwara, ntago uzaseba. Imana izakurinda ko nahise yakivumbagatanya, ariko uri mu mwanya Imana igushakamo. Imana izagutabara, yongere gutabare, yongere gutabare, yongere gutabare, kuko uyu muntu utegereza Imana mu mugambi Imana imushakamo, uyu nguyu aba ari mu mwanya Imana igize ute? Ikeneye.
ibyo kurya biramwizanira, ibyo kwambara biramwizanira, niwe byose ntago yirirwa koboka cyane kuko aba ari mu mwanya, mu kibanza Imana igize ute ikoreramo. Bibiliya iravuga ngo baramubwira ngo nta handi atuye i Dotani, ngo bohereza ingabo zo kuza kumufata ngo zigenda ijoro ryose. Mbutseho ko ari Dotani ni ahantu hakomeye cyane, hari umunara muremure cyane aho Imana ivugira, hari ikirere cy'umwuka wera. Dotani ni ahantu mu masezerano, nta hantu Imana isezeranyiriza abantu, nta hantu Imana itangira amakuru, nta hantu Imana igusezanya ibintu kandi ikabisoza byihuse. Iyo uri mu kuboko utegerezamo Imana, aho waba uri hose, ariko uri mu byimba Imana yagushyizemo, Imana irakwiyereka. Utegerereje Imana he? Bibiliya iravuga ngo bagenda ijoro ryose baje gufata nde Elisa, ngo bagera mu gitondo kare kare, ngo ariko Gihazi umugaragu wa Elisa ngo abonye ingabo zizengurutse ziri aho ngaho ngo agira ubwoba, aravuga ngo biracitse. Buriya ba Gihazi ba mu buzima bw'ubwoba gusa, babaho kubera ubwoba, ntabwo babaho kubera Imana. Ngo ariko Elisa ngo arangije ngo arasenga, abango Mana iki gikutebwa, niko yabwiye uwo muhungu we. Hanyuma arasenga bati Imana humura amaso y'ura musore agira ute arebe. Nahenze uko tubana, ariko uhagaze mu cyimbo cyo gutegereza mwiki Imana. Umuntu uhagaze mu byimbo by'Imana, ikintu cya mbere aba mu buzima butagira ubwoba, aba mu buzima bukiranuka, aba mu buzima bugira ute bwezwa. Warangije ngo Elisa ngo aravuga ngo baraza baragera, ngo Elisa arasenga. Iyo umuntu ari mu mwanya Imana yamushyizemo, agomba gutegereza Imana. Ibije byose bimuhiga abigiraho ububasha, abaruza bagiraho ububasha, ibicanege abigiraho ububasha, intambara zigiraho ububasha. Ntago isi muhanda, ahubwo we arayihanda, kuko aba ari mu mwanya wo gutegereza mwiki Imana. Impamvu abantu benshi bahura n'intambara kuzikuramo bikagorana, nuko bavuye mu mwanya Imana igize ute ibashakamo, nuko basohotse bagacomoka bakava Imana yabashyize, aho bagomba gutegereza Imana, aho ngo bakacomoka. Bibiliya iravuga ngo Elisa zihumisha amaso, avuga ngo Mana izi ngabo nizihuma amaso, hanyuma ngo zirahuma. Icya kabiri ngo Elisa asengera Gihazi avuga ngo Mana humura amaso umusore arebe, ari ingabo zigize ute zimurinze. Hanyuma ngo Elisa Imana ikora ku maso ya Gihazi, ngabona umusozi wuzuyeho ikingabo. Abantu bategereje Imana bafite ingabo zibarinze, bafite uburinzi budasubirwaho, budatangwa n'abantu, budatangwa n'ibitekerezo by'abantu, butava mu ntwaro z'abantu, ahubwo barinzwe n'imbaraga zigize ute z'Imana zidasanzwe. Iyo wamaze kunanirwa ugira ngo imbaraga zirinda ntabwo zigihari, ariko ndavuga ngo imbaraga zirinda bera ziracyahari. Bibiliya iravuga ngo rero Elisa ngo azigiraho ububasha, avuga ngo nimunkurikire ndabageza kuwo mushaka. Biravuga ngo baramukurikira, bamaze kumukurikira Bibiliya iravuga ngo arabajyana abagezaho bita Dotani, bajyana abageza ku mwami. Ngo umwami ngo ababonye agira ubwoba bukomeye, kuko yari yavuye mu byimbo by'iki by'Imana. Turi mu ijambo rivuga ngo siko bizaba ku bantu bategereje Imana, siko bizaba ku bakobwa, siko bizaba ku basore, nta numwe uzakogwa n'iki n'isoni. Bibiliya iravuga ngo rero Elisa ngo ageze arongera arasenga, ngo Imana ngo izumura amaso, ngo zigiye kubona zibona ziri ruhande umwami w'icyo Abisirayeli. Umwami w'Abisirayeli azibona avuga ati mbatsinda. Ariko Elisa aravuga ngo hoya, mbese wabatsinda ha? Abantu twafashe miri tutarashe tutagize ute? Aho ko babashakira ibyo kurya, babashakira ibyo kunywa, babashakira ibyo bakeneye byose, hanyuma basubire ku mwami wagize ute wabatumye. Ngo nuko barabatekera, babaha ibyo kurya, babaha ibyo kunywa. Hanyuma ngo uhereye ubwo ntabwo Abasiriya bongeye gutera iki Abisirayeli. Nkwifurije gutegereza Imana, ukamubyimba Imana gushakamo, ibikugwanya byose uzabigiraho ububasha, ibiguhiga byose ntabwo bizagushobora, kuko uri mu mwanya ugomba gutegereza mwiki Imana. Umuntu waba mu mwanya utegereza mw'Imana afite uburinzi bukomeye, ararinzwe. Muri uwo mwanya agomba gutegereza mw'Imana nta cyabaruzi bazamutwara. Muri uwo mwanya agomba gutegereza mw'Imana
nta kibi cyane je bizagutwara, ntago imbaraga zigwanya abera nta bizigwanya bizagiye zigutwara, kuko uri mu byimbo utegereza mu Imana. Iyo usomye muri Luka igice cya 10 hereye ku murongo wa 31 cyahereye ku murongo wa 30, ubona ngo umuntu wavaga Yeriko ajya Yerusalemu ajya Yeriko, ngo agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura ngo baramukubita, barenga ashigaje gato akagira ute agapfa. Ariko ngo umutambyi anyura muri iyo nzira, bamubonye aracikiragira ute arigendera, n'umureba amugezeho ngo aracikiragira ute arigendera. Ngo ariko umusamariya wari mu rugendo ngo amugezeho, ikintu cya mbere ngo amugirira impuhwe, icya kabiri ngo aragenda aramwomora, ngo amumoza amavuta na elayo, ngo amushyira ku ndogobe, ngo amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, avuga ngo mugende mu mugwaze ibyo azatanga, ibyo muzatanga birenze ku byo ngize ute bahaye. Uko amadaneri abiri, abaye isezerano rya kera n'isezerano rishya, abanga mugende mugorageze mu mategeko n'ibyanga, mujyane mu bitabo by'ubwenge n'ibyanga, mumujyane mu magambo mashya n'ibyanga, mumujyane mu isezerano rishya, kugeza ubwo nzagira ute nzagarukira. Imana ikugirire neza. Niba waravuye mu byimbo ugomba gutegereza mu Imana, subira mu mwanya Imana yagushyizemo, ntacyo uzaba. Dusomye ijambo rivuga ngo siko bizaba ku bantu bamutegereje, nk'uko nawe yategereje Imana ikamurindira mu nkuge, bandi bagahura n'ibibazo. Ntandi ugomba gutegereza uretse mu gakiza no kubana n'Imana neza, ibindi byose Imana izabyikorera. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nakagaruka mwakira ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, kandi mbabwira ngo mubafashe iyi video muyumve yose kugira ngo mwumve icyo Imana ibashakaho. Nagusengera aho uri hose. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane ko uri mwiza, dushimiye ko uri Imana ishoboye byose. Dusengeye umukobwa, dusengeye umugabo kugira ngo bagire neza, abavuye mu byimbo basubize mu muhamagaro, imbaraga z'Imana zikomeye abarizo zigaragara, kandi ngira ngo Imana ikomeye buri wese waze kwifuza kwe, mugambi Imana ukomeye usore kuri bo ko ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza.